nzashumika take over njine na muyango bend over cha bro muyango kandi muyango akira cyane kiza ariko nubwo afite umugabo nyine ni mwiza tu nyine niyo mpamvu namushyize muri links zanyu tu people mube hafi kabisa ya crush wanjye y'abanyarwanda baramuzi ninde Yoro the Queen Yoro the Queen wowe uramuzi ibintu ni muzuri hapo ndipo ostaro ni kadonje kuri beze nk'itune no turning back uri nje niko krongo baheta bebigambo bona mbakubye no face sita bebigambo kubanganze MC I'm the king rapper king winter soldier we fire them bomb to the street for Jamaica Ola, we fire them bomb to the street for Jamaica. O camera game the change nanjye nkwerekrege. I never lose my time cause nanjye ndo mu pampe. One love kumoti murashona niyo nero. Inero mu buzima ngo burya niyo fly. God damn the last bomb clad for the life of utumwe muri game. Vugira balada street yeah man. Salut my people, nizere ko mumeze neza nk'ibisanzwe nibaza Deni kuri Road TV. Nizere ko mumeze fresh abantu bari mu majyepfo amajyaruguru Burasirazuba Irengerazuba n'abadiaspora mudukurikira umunsi ku munsi ngenda mbabona comment zanyu ndazikunda comment zanyu zadushimisha ndetse inkunga mugenda mudutera umunsi ku munsi turayibona itugeraho mwarakoze cyane kandi murakoze kuba mwahatubereye. Uyu munsi rero nkuko muri kubibona ntago ndi njyenyine kuri mikoro ndi kumwe n'umuhungu wanyu Luganzu karibu cyane kuri yo my people Luga umeze fresh cyane mwumbuye kabisa nandi ndabizi kuganira namwe n'umuhungu wanyu Luga boy nuko baba okay ndabakunda cyane kabisa. Luga rero Road TV ni televiziyo y'abahanzi ni TV y'abahanzi kabisa kandi bashoboye nkawe ewana karibu cyane. Ni TV man TV y'ubwibone mumbabarire TV y'ubwibone mama mubona ko naje nishamitse nkaka nambaye imyenda 600. Ewana my people nizere ko mumeze fresh cyane. Uyu munsi ndaza kuba ndi kumwe namwe ndaza muraza kuba muri kumwe na Ruganzu tuza kuba tuhabaye cyane kandi turaza kuba tubahereza ibintu bya danje cyane. Ruganzu ngira ngo watangira gusuza abantu ndetse babwira amaze iminsi uhugiye babwira ibintu wari umaze iminsi urimo bari bagukumbuye abanyarwanda cyane. Bimeze gute? Ni neza cyangwa dukore mu nganzo byari fresh cyane ngo sheyila yo mbona wisa muri Pedro Rutamu na Lisa I'm in love ifite vision everyday nk'ubuzenge njya high mu mubiri electricity makumiti gado meeting niwe complicate tadam the boys bakubona bagashyuha I'm no single guys sheyila yo wumva Kiss Daniela nubyina bugaho nkanyurwa ngo hizo mula la baby vayo maze kwisasira uri nk'imanga yanjye urabye na stamina ayayaya nyereka neza ndashuna bunyama ndagohana ndi kunywa Coca-Cola ngola cola ye Luga woni Ruga muhungu wanyu kabisa araza kuba abaririmba indirimbo zimwe na zimwe mwagiye mukunda harimo ingona Ruga by'umwihariko ngiyewe tutararenga hano haboro ndi umufana wawe kandi nakunze indirimbo yawe yitwa ingona kabisa. Ingona iri boro yari boro nziza cyane kabisa. Abakobwa bimana se baracyaho bana ese Ruga buretse tutararimba ho gato ubona nyine abajene bakennye bagomba gutereta bro. Oya bundi man bundi ukennye nano ugomba gushyukwa bro. Ukennye nago ugomba gushyukwa kadogo wawe nazamuka cyo tumubwira ati shika ikibazo cyawe. My people mwabyumvise abajene badafite amafaranga ni mugomba gushyukwa abajene badafite amafaranga na mpamvu yo gutereta mwitumwa mwite nabyo man ni gutumwanya bro no gutumwanya first of all shaka money mwitesha umwanya abana hanze hari ingoma nigize guhimbira akora ingoma nigize kwandikira abakoboye man bameze gutyo ku iyo story iyo story abaniga badafite ibicari ariko bakundwa n'ibyana ayifite nawe ndaza kanje numva ngo arukuna abaniga badafite ibicari batereta bya oya ni ibigore basigaye bajyama ibigore bifite amafaranga menshi cyane ikigore cya danje cyicecuru gisigaye kiza gifata ndogo nkanje usanga kinaye nk'imiliyoni nkabingaye usanga umuhungu ari kwijajara mu matako y'abacecuru bigeze bikuba ko umugore mukuru agutereta oya nje mfite abagore benshi abanankunda nyine benshi ariko ngi sinjya mbajyama tu reka ibigore birahari byinshi babinyemera bivuga ati Ruga boy umuhungu wacu akana keza ncobere babona ino nzobe bakavuga se barajya gasari Ruga ikintu kibaze kugaragara bagenda bashinze nyine abahanzi bakizamuka cy'abahanzi bakiri batoya kubera nyine baba bataragira amafaranga kandi bakeneye gukora ibintu bya hatari babashinja abagore nyine kujya mu bagore bakuru. Ese wavuga iki ku bahanzi bakiri batoya bajya mu bagore bakuru kugira ngo babakure amaprofit cyangwa babone uburyo babaho? Iki kintu wababwira? Ikintu nababwira cyambere no kubagira inama yo gukapinga boro naga ari byiza ku muntu w'umujene ushaka gutera imbere.
ushaka gutera imbere uba ugomba gufokasinga mind yawe ukayishyira ku mufungo gusa, ko umufungo niwo uzatuma uba umuntu w'umugabo bro. Iyo udafite amafaranga ubiki uri idage uri imbwa, imbere y'umukobwa uri imbwa. Ntabwo nakubeshya man, first of all ugomba guhiga money, ukareka kujya kwirirwa ujya mu maguru y'abagore bashaje man ngo baguhereze ngo ibiceri never. Kuko cyane hari n'umuntu ugukunda atanyina atagushaka ibyo byo gusambana n'iki, ariko akwikundiye kandi ari n'umugore mukuru akwikundiye akavuga ati nzajya nkuremera wa mwana we n'iki, yarakwikundiye gusa man. Ufite impano ndajya nkuremera kabisa. Ntabwo ariko bose nyine man, ariko man abagenzwa no gusambana bro. Ariko ababijyamo nyine bo bakapinga ntabwo ari fresh ku muntu w'umujyambere tu. Mirimo hari ni myinshi cyane cyane bazanga abantu akazi muri Atoriara muri Sero Interior mara mu Gacinjiro. Sero Interior boro bukiga gukora intebe bitandi biki n'ibiki. Nge yara hakujya mbabara ko nipanza akazi urabo. Ruga bivuze ngo Ruga ntago ari umuhanzi gusa, Ruga afite n'indi business akora. Urumva mwamugana Ruga ari nacyo gihe kugira ngo ubwire abantu ibyo mukora aho ngaho mukorera kugira ngo ni hano mu Gacinjiro ka Gisozi. Ni Sero Interior Designer, ibiboro intebe amasaro meza ibikoni ni ibintu byinshi cyane, abafite ama studio ama sound proof turakora aba meza ameze neza fresh. Utabwo nje nzaba kuri television nzayikorera intebe twicara mu matebe ameze fresh. Wana byaba ari bya fresh cyane. Ma people ngira ngo mbabwire ntago ndi kunywa inzoga. Iyi ntago ari inzoga kabisa, kana gapanashi. Ndabiza abanyarwanda bahita batangira ejo ngo baza Deni ngo none ngo asigaje kuri mikoro ariko kunywa inzoga never. Ntago nywa inzoga, ndo umukristo kabisa, ndo umukristo ntago nywa inzoga, nagapanashi ndi kunywa. Ewana ntago nywa inzoga mu buzima busanzwe. Abafana banjye abakunzi ba Rode TV ntago nywa inzoga kabisa, ndetse na Ruga ntago nywa inzoga. No mujeni mwabibonye neza, no mujeni ufite mu mutwe ufite discipline. Ubu ngubu ndi imbere ya kamera ngo ushobora kunywa inzoga. Turi mu kazi hano ntago kabara akantu tugomba kunywa. Ruga tugaruke gatoya ku ngona. Abantu banzu ndirimbira ingona, ira n'indirimbo yawe nziza cyane. Dukomeze nyuma kabisa. Ndabizora ingona ngufashe cyane onera umugongo. Nera pongi uwo mugongo nera nikoto. Yaba mfite barabasi nk'abandi, yaba nunze barabasi nk'abandi, ninunge barabasi ndabizi ni wanyu bazanyemera. Ndabizura ingona urankanira nkatukura amasamaibu. Wanyemerera ukambona makanyagiso. Sinyina comedy ngaho mvizi melody, sinyina comedy ngaho mvizi melody, sinyina comedy ngaho mvizi melody. Yeah, bye bye ngona go 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 go, bye bye ngona go 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 go, bye bye ngona go 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 go, bye bye ngona. Okay. Ruga ingona wari ushatse kuvuga iki? Ingona indirimbo yawe yandika nayanditse focusinze ku bakobwa cyane cyane bikunda bari selfish, batajya bakunda gusaba n'aba boyfriend babo. Bimana nyine bima abahungu babo bakundana tu. Ari ukuntu umuhungu kutu umukobwa yima umuhungu bakundana. Bibaho mani. Arakwihiringa aragukunda guhereza n'umukobwa mani, nakunda n'umukobwa kera cyane nyiga. Hari ukuntu agiye kumusoma. Ayo agiye kumuha agakisa Imana yavuga ati Imana yaramubujije no murokore. Arambwira ati Imana yarambujije gusomana rwose jye nsuhuza mu kiganza witaye. Man. Umukobwa hari ryari Ruga, hari ryari kwera? Ni kera nyiga nko mu wa kabiri secondaire tu. Urumva ko ni kera wari utaraba umusitari. Ari nakora imiziki myinshi cyane nk'iyo dufite ubu ngubu njya numva ngo abasitari abakobwa barabiyingingira. Ubu ngubu nje erega abakobwa yega abakobwa baradukunda cyane, ariko natwe turabakunda ntago turabanzi b'ibyana. Ibyana nje se ko ndi na gitifu y'ibyana. Ndi tifu y'ibyana Ruga. Nje biragoranye ko mbona ahantu nicanga nko mu kiganiro nafite umwana uri kunshira inzara cyangwa ari kunkurugutura. Ndakubwiza uko massage mu bitugu mwakoze ko nuko mbabarira singaba ari abatangiye gushungera. Shaka gasto ushaka kabisa ujye bazanye ibyana kabisa Ruga utanize ariko tuzamukoresha bamuzanye ibyana nyine mani. Ibyana bikunda abasani kuko abantu benshi bakunda imiziki, usanga bakoresha ama TikTok, bakoresha ama IG, kandi izo mbuga zose turyamo niho twakambitse, niho twaguze. Ikibazo cyacu kiri kuri YouTube, kiri kuri TikTok, kiri kuri Instagram. Niho turi guhingira mani, niho turi gushaka ibirayi byejo mani. Ntabwo heza ibyana nyine nabyo bigomba kudufana kuko tubibyishimo mani. Cyane cyane n'abana b'iki gihe bakunda swag. Use wakwanga Ruganzu ugakundana. Reba kabingi, reba kajampa keza, reba kakanu. Ewana timba nziza kabisa. Ubwo se ubwo urambwira iki? Uturips imana Nyagasani.
barashaka mbusoma mu biganiro Ruga umujene ufite swaga kabisa nyinshi cyane brother. Okay Ruga ngira ngo tugaruke muri entertainment. Hari ibintu tumaze iminsi tubona uyu mwaka ngire ngo wabaye umwaka wagize ibintu byinshi uhindura muri entertainment. By'umwihariko ufata entertainment abanyarwanda bari bamenyereye sibyo, umuziki abanyarwanda bari bamenyereye, komedi abanyarwanda bari bamenyereye, irabihindura ibishyira mu bintu by'amatiku sibyo. Ari nayo mpamvu twagiye tubona abanyamakuru benshi bagiye bafungwa, abahanzi benshi bagafungwa, aba entertainment benshi bagafungwa. Ese niki wabonye nyine muri uno mwaka, niki waba warabonye ino entertainment y'amatiku yaba yarazanye cyangwa yarahinduye kibi kuri society? Oya ubwo mane muri no showbiz abanyarwanda benshi nago baraguka no mu bwonko cyane suko nyine nago mvuze nabi bumve ko ari imvugo mbi. Nyine abanyarwanda benshi iyo nyine abantu bari muri showbiz cyane nyine iyo mvuze nyine abanyarwanda muri rusange abari muri showbiz nyine nabo abantu nyine mbona badafocusinga cyane ku biboro baba bari kubona kuri ki, baba barimo barabona mane hano ku social media tu, ugasanga itikuriraje nayo nkanjye nka muto muri no game cyane, ugasanga nayo ngiye kwinjira nza mu matiku, ugasanga biri kunsenyera amayira yanjye, ugasanga ndangiye gukapinga n'abantu bakangirira akamaro muri no showbiz man. Urumva ko mane muri ano matiku man arimo arica ibintu byinshi kandi bakica n'imitwe y'abana bato bakiri bato bashaka no kuzamukira ku mabivu, ugasanga wicanga imbere ya kamera urimo uravuga umuntu uvuga abandi utazi mutigeze munahura kugira ngo wewe abantu bakumve, kandi koko wicaye hano ugasabye umuhanzi runaka bro uzareba abantu abafana b'umuhanzi wavuze baragukapinga kikakurenga muri comment man. Ubu ni cyiza nimba nagira inama n'urubyiruko ruri kuzamuka ibintu bya showbiz, ushaka wakwizira wowe gusa, ukizura umeze gute nge ndakora ibikorwa byanjye, unkunde utankunda ndakomezanya n'abankunda babe babiri ko babe bangahe tukomezanye man, kuko man ino showbiz imishaza rya danger man, imishaza rya hatari bro. Biri kugaragara kabisa. Guys ngira ngo mbabwire bakunzi ba Rodi TV, twebwe ntago twaje hano kugira ngo tujye tubahereza amatiku cyangwa tujye tubahereza ibintu bidafatika, never ntago bishoboka. Hano tuzabahereza impano, tuzabahereza abasore bashoboye nk'uyu turi kumwe Ruganzu, n'umusore ushoboye cyane ufite impano ikeneye gushyigikirwa sibyo. Banyamafaranga bashoramari mushore mu muziki nyarwanda, mushore mu muziki, mushore mu bantu bafite impano nka Ruganzu afite impano, ni umuririmbyi mwiza ukeneye kugira hava nahagera sibyo. Ni umuririmbyi mwiza ku buryo buri muntu wese wari wese umwumvishe yumva inyandiko ze, yumva indirimbo ze, avuga ati Ruganzu ni umuririmbyi mwiza kabisa. Mukeneye gushora amafaranga mu basore nk'aba ngabo, mukeneye gushora amafaranga mu bahanzi nk'aba bakiri batoya, apana ibintu by'amatiku sibyo. Niyo mpamvu njyewe nkabaza Denis sinzigera mbazanira ibintu by'amatiku kuri no TV neda nimuzigera mwabona kabisa. Icyo ngomba kubabera ni ukumurika impano z'abanyarwanda nkazibereka. Urumva nanababwira ko kuwa gatanu ngiye gusohora indirimbo bita Asante producer Fanta niwe wayikoze, ngiye kuyisohora kabisa indirimbo nziza y'ipiano rya fresh. Urabizi mwe iminsi ndi kubazira ku mapiano ya Asante kabisa ndayibaha kuwa gatanu. This Friday nabwo ni na BD yanjye nzaririzinga ku itariki 13 nzagira BD wallahi, ni nabwo nzaririzinga ingoma yanjye bita Asante. Ngira ngo abakunzi ba Ruganzu murabyumva, nzabamenyesha aho bizabera kabisa ku gatanu. Mwese muzampamagare kuri ziriya nomero zanjye, nzamenyesha aho BD ya Ruganzu izabera kugira ngo abantu bashaka kumutungura sibyo, abantu mushaka kumuhereza impano, abantu mumufana ariko wenda muba mushaka kwitabira ibintu bye kugira ngo nzahabageze kabisa. Ruganzu nzabampabaye kuri BD yawe kuwa gatanu, ari nabwo tuzaririzinga iyo ndirimbo yawe Asante. Asante ni indirimbo imeze gute se gukorana n'umuproducer nka Fanta, wumvishe bimeze bite? Fanta no producer mwiza, no umuntu usibye no kuba ari no producer mwiza, no umuntu nyine ucishije bugufi mu buzima bwiwe, no umuntu uri ambo bya no umuntu nyine man utuje nyine mu buzima bw'ibintu byo abitwara gake kandi akora no bishaka utabishaka gakapinga man. No umuntu nkorera muziki nkumva ndishimye, no umuntu nkorera avoko yanjye nkumva nyine ayigije aho nshaka kuba yagira man. Kandi kuva twanatangira ko ndakeka dufite ingoma eshatu turabizi, dufitanye Sheila, dufitanye Bad Boy, dufitanye Nira bita Lesbienne dufitanye n'izindi nyinshi tarasohora nyine ngubwo nanjye amfite n'izindi audio zanjye ziri single ngomba gusohora zanjye man. Amuniga gukora nawe yamaye ikintu gikomeye cyane nyine, ari ikintu yubatse ku izina ryanjye tu fashion. Fanta mfite ibintu byinshi namuvugaho man. Nyine ni umuntu n'abanyarwanda barabizi, ni umuntu utagira mistake zisanzwe, ni umuntu utayagara muri social media. Ubundi umusani yagombye kubaho man, atajya mu matiku man,
ajya mu matika atavuga mu buterevye avuga ubusa avuga ibiki n'ibiki ugomba kuza mu mani uje gufokasinga ku bikorwa byawe kuri on your career ukavuga mani ibintu byawe bijya imbere mani ibishyashyo ufite ibyo ufitiye abakunzi bawe ahangaha niho uganira n'abantu bawe batabasha kuba bakugeraho ndavuga nk'aba diaspora b'abashuti bacu big shout out to my gang Chris Moses kabisa ni umukoboyi wanje hari ba Podo hari n'abantu benshi cyane mani niho tuganira na boro bakumva ikiri ku mutima w'umusani bakunda ntabwo wagombye kuza wicara imbere ya kamera uvuga ubugambo nicyo kintu uramuniga mwemerera nawe tu ari Crass Kun Ruga reka ngire ngo tuganire ku kantu gatoya sibyo muri no minsi turi kubona nyine nk'uko uri kubivuga turi kubona abahanzi ndetse bakaba n'abaproducer sibyo bari gukora ibintu neza cyane ndetse n'umuziki nyarwanda uri kugenda uzamuka ku buryo buri kugaragara kabisa nubwo wenda tutasiba kuvuga ko umuziki nyarwanda muri no minsi bawujuje amatiku wabaye umuziki wa TikTok kurenza uko ari umuziki wo kumva tukawenjoyinga sibyo ariko ubona gute umuziki wo mu myaka nk'itatu ishize n'umuziki wo mu kabisa vuga nk'itanu wenda reka tugereranye nk'umuziki wo mu myaka 5 ishize sibyo mu gihe cyaba Urban Boys n'aba Just Family bariya nabande sibyo n'umuziki w'ubu ngubu turi kubona niki kintu ubona cyahindutse ikintu cyahindutse turi gukora ibikorwa byiza ariko tutabasha kubona ko turi gukora ibikorwa byinshi byiza tu ko imiziki ya kera uko ubona ko byari biri kose uko bawukoraga ariko byari bibahaye amahoro batuje kandi buri wese ikibuga kimugaburira uko gishoboye amagumaguma yarakiro za Slax Awards zikiriho mani ibikombe bitanga by'amataska bigitangwa ubu ngubu noneho nani kibaragwa award yo mu gipapuro nanjye nakwifafarikira nk'umuntu mu art nkanjye nkahita nyuguruka ukaza kuburana mani uhamaye award kare mani ikintu ubu ngubu ubwo umuhanzi umusani imyina ari guhabwa agaciro kataraka badakwiriye kuko naga ari kwitwara nk'umusani tu abasani umusani nago umusani yagombye kwirirwa mu matiku umusani nago man abantu bakera bari bamesaga kamwe tu abasani bakera bamesaga kamwe kandi ugasanga man ibintu bimeze neza biraryoshye bro ubu ngubu ubwo turi gukora imiziki myiza iri kuri standard myiza na Nigeria bayumva Tanzania bayumva ariko twe nago turi kubiha agaciro man turi gutongana tupfa ubusa tuva ibiki byinjisi man ibyisi kabisa ngira ngo nkubaza akabazo gatoya muri no minsi turi kubona abahanzi bakomeye sibyo abahanzi bakomeye bari gukora imiziki bibanze gukora amakorabo y'abahanzi bo hanze sibyo gasanga nka Bruce Melody yasohotse agiye gukorana n'umuhanzi wo muri Tanzania ejo yasohotse agiye gukorana n'umuhanzi wo muri Kenya sibyo kandi yirengagije ko mu Rwanda naho nubwo dukeneye wenda kwagura uruganda mu Rwanda naho hari abandi bantu bafite impano bakeneye collab ngira ngo nshimire The Ben muri no minsi ari kugaragara nyine nk'umuntu utanga collab zo mu Rwanda nyinshi afitanye indirimbo na Bwiza nziza cyane kabisa ariko se uri kubona gute abahanzi bakuru n'indirimbo basigaye bakora n'amakorabos basigaye bakora sibyo sinatinya kuvuga ko abahanzi bakuru bari gukora imiziki irimo amafaranga menshi ariko itarimo nyine ibi creativity dukeneye nk'abanyarwanda cyase nk'umuziki w'u Rwanda ukeneye ngunda kubivuga man ngunda kubivuga nk'iminsi muri no generation turimo munyende gukunda indirimbo z'abapcoming cyane kurenza z'abasani bacu bakomeye tu kabapcoming bari kudimza icyo dushaka kumva imiziki iryoye amatwi imiziki irimo neza umva irimo creativity ikomeye cyane abasani bo mu Rwanda nyine bo bakuru bacu mani bari gukora ibintu nyine natwe tukumva niyo bakora n'ibintu bya danger usanga n'abapcoming bacu abapeti ba new generation bari kwandika iyo miziki tu urumva ko nyewe nta kuntu wanyumvisha imiziki y'aba legendary bari binaha nje ndi kumva y'abapeti bacu mana abapeti bacu bafite imiziki iri hejuru iri high quality bro nje rero mani sinzi akora ikindi kintu mu Rwanda mani mu Rwanda naga abasani babo bafashanya bro naga abasani babo bafashanya bro uza nimba ujye ukurikirana cyane umuziki wa Lagos uzari kuntu bantu z'aba Wizkid cyangwa za London agaperforming indirimbo y'umuniga bita nk'iyo muniga wenda tuvuge nk'urugero n'umupeti muyizi wo muyizi uyu mupeti uri muri Rebel yanuza Shay Vibes akosanga ara performance peti atanahari kugira ngo mu rwego rwo kumumenya kumufasha mane bandi bakamumenya no hanze y'igihugu cyabo mane ariko ubu ngubu mane Melody nabyo yakora The Ben nabyo yakora n'abantu benshi cyane mane batapfa kubikora gufata nk'indirimbo yanjye cyangwa se indi muhanzi ukiri mutoya akayiperforminga kuri stage adahari bivuze ngo nubwo wenda hari abari kubikora sibyo nka Platini agasupportinga abandi bahanzi bagenzi be ariko mu bahanzi bakuru harimo ubufatanye ku rugero ruto cyane kurenza mu bahanzi batoya sibyo
Ruganzu ngira ngo nkubaze nk'umuhanzi sibyo nk'umuhanzi bura nawe ufite imiziki uri gukunda ufite indirimbo uri gukunda muri no minsi ufite abahanzi uri kubona bakora neza muri no minsi watangira ubwira abanyarwanda imiziki uri gukunda abahanzi uri kubona bari kubikora neza cyane nje mbisubiramo man nje imiziki ndi gukunda ni abantu y'aba young generation nanjye ndimo turi gukora imiziki myiza cyane iryoheye amatwi kandi abanyarwanda bari gukunda tubiri kubiragwanya kugira ngo babyumve ariko ndabizi niba babyumva ikibuga kizicurika bro kizicurika kandi tukora imiziki myiza dufite imiziki myiza cyane bro cyane kabisa nawe uko mbivuga nge ndi kumva imiziki y'abapeti bari kuzamuka tu bari gukora indirimbo nziza mani nziza cyane nawe wumva nyine ukatuvuga ati mpeta afite tara ariko nta kuntu ahantu yamenera biri kwanga tu look nize ndirimbo eshanu zawe za mbere kabisa ushaka kubyuka mu gitondo ukavuga ati ngewe iyo mbyutse mu gitondo ndabanza nkumva izi ndirimbo nkabona gukora utuntu twanjye kabisa cyazo ntago zirasohoka basi wamentioninga wenda abahanzi ukavuga ati uno kanaka akora indirimbo nziza abahanzi se abasa nibo ni benshi ariko se kubavuga none kari ibisozi nabyo birumvikana ruga wenda ibyo tubyihorere sibyo ariko ushaka gusanga wenyine atashaka nyiri ubwite atashaka umuntu amuvuga mu biganiro man nago muri konate nabyo kabisa ariko ingoma zo zirahari cyane n'izanjye zo ni nyinshi zitari zasohoka ndazifite cyane mfite amagoma menshi nanditse hari ingoma nje by the way ngiye ngurisha n'indirimbo man ngiye ngurisha n'indirimbo ndumwanditsi w'indirimbo bivuze ngo umuntu waba ushaka indirimbo umuhanzi ariko utazi kwiyandikira yaguhamagara cyangwa se sibyo no kucyandikira ariko nyina amaide ukeneye amaide yawe yaguhamagara cyangwa se akakwandikira cyangwa se akakwandikira wowe ukamuza bivuze ngo wanyandikira njyewe Bazadeni kuri Instagram nkoresha izina rya Bazadeni uzahita umbona na nimero zawe na numero zanjye ziriho ku biganiro byanjye wanyandikira nkaguzana Ruganzu imiziki turayikora ubundi umaze kugira indirimbo zingahe muri rusange ubu ngubu kuva watangira gukora ni nyinshi kabisa ko izifite izifite amavideo sinaziba nago nyine napfa gukekeranya ngo mugire ni nyinshi izo twagiye dukorana n'abasani bagiye batandukanye ba Sky turabizi bande bose twagiye dukorana n'abanzi benshi cyane mfite na boro ya Danje nyine Asante ndi kuvuga ati Asante ngiye kwisura Lodge mfite remix yayo izajyamo Bush izajyamo na Sky Tour Bogai ese Ruga tugarutse ku ndirimbo ya Asante uri hafi gusohora muri no minsi sibyo Asante ni indirimbo ifite ubuhe mwihariko ni indirimbo wavugaho iki before yuko isohoka kabisa kugira ngo abanyarwanda people kugira ngo muzarebe Asante nko basogongezaho tu bugira ngo okay mapipa mvugira ngo okay we na Simoni nzaremera bunasizeyo ku nkoni njyendi nk'inyoni kumfatisha ni nko kunjira mu mboni Angelina Jolie nunsaze nishwe n'isoni izo stress ni zawe nge focus kuri mane nizo nzi already on my G I am profession in my job God bless my job you just respect Jacob yo zagura Range Rover numara kumenya Jehova nzashumika take over mjine na muyango bendova Sante kuba mfashije Asante kuba nzibanje Asante kuba fana banje kuba friend banje ku muryango wanje Asante people Asante kabisa ni piano nimeze neza kabisa nk'iminsi ndariba mani Paul nimbabarira n'umutsi w'inkuba cyana amapinya y'uribo kabisa ndumva nshaka kuzayumva mu bambere nkayireba mu bambere iyo ndirimbo ni indirimbo nziza cyane wenda Asante abantu bakunda amapiano ari nitari kumva ariko nzashumika take over njine na muyango bendova bro muyango kandi muyango akira cyane kiza ariko nubwo afite umugabo nyine ni mwiza tu nyine niyo mpamvu namushyize muri links zanjye tu bivuze ngo ushobora kubukunda muyango uburyo bumwe cyangwa ubundi nje nta bushobozi mfite bwo gukunda uramu Mary kabisa nta bushobozi mfite ntago ndagira ubushobozi bwo gukunda bwo kuba nana cyese nyine ni nko kwikira no kwitera agapira kumuririmba gutyo tu kugira ngo abakunzi banjye babe confused ukuntu aririmbye uwo mukobwa mapipo mube hafi kabisa crush wanjye y'abanyarwanda baramuzi ninde Yorode Queen Yorode Queen wowe uramuzi Ruga kwera iki Yorode Queen man Yorode Queen uramwana ateye neza Imana yamuremye igitangira kurema hari abantu manu ubusanga
bro njye arabana njya nibwirira abanyarwanda njya mbibabwira ari abantu usanga Imana yabaremye Imana ivuye nko muri ranch ifite ubunebwe imaje kwirira nk'agatsima Imana ngo ngwiki uri Imana mani uramukoboye Yoro the Queen Imana yamuremye itangira kurema ikiri mu mavuta nyine ifite courage za danje hari n'abakobwa usanga none Imana yararemye abantu yaramuremye ivuye muri ranch ifite ubunebwe ikayitereka aho gutwika gutereka nka hano igafata akaguru ikahita ikagiraga kuri mani nje yajya kuri nyashi kagira ngo yabyibagiwe rero Imana yageze kuri nyashi zayo iragendera irazibumba tinya umwana baremye Imana ikahita ifata agakuponge ikahita imucira kakira twara ikatugorora cyana kiza sha baranyagase mari wanze tagapa kabisa man Yoro the Queen bro okay ruga muri no minsi umaze iminsi ugaragara mu bitaramo byinshi by'abahanzi bagenzi bawe sibyo ngira ngo wagaragaye mu bantu bitabiriye igitaramo cya Davis D sibyo ukunda kugaragara mu bitaramo byinshi by'abahanzi bagenzi bawe wabyitabiriye ngira ngo uri n'umuhanzi ushyigikira abandi bagenzi be ubundi arabanzi bigumira mu rugo sinajya mu gitaramo cya kanaka sinajya mu gitaramo cya kanaka ariko ngira ngo ni ikintu cyiza abanyarwanda bakora umuziki bose bakeneye ruga nakubonye mu gitaramo cya Davis D sibyo sinabasha kugufatisha kugira ngo dukorane wenda interview abanyarwanda babona uburyo wari wambaye ariko uri umwe mu bahanzi cyangwa se mu batisi bagaragaye muri kira gitaramo bari bambaye neza cyane ruga ninde wihisha inyuma y'imyambarire yawe ninde ukwambika imyambarire yanjye n'abantu babiri ariko wa mbere bamwita Babri Fashion akorera town n'umuhungu ibyanga bivana Congo Igoma wa kabiri ni Lemon Gang Raymond nyine w'indi muturire Raymond undi wa Babri urabibona makote urunuruhu rusa amenya rurwiye nyamanzwa nimba uzi kureba neza cyane kabisa iyi ni imongo ngumba nzi ibintu by'amaho iyi ni imongo ariko iyi kote rikoze mu bwoko bubiri bw'inuza bw'ibisimba tu harimo n'ubwoya bw'ifuku goya bw'ifuku mapipo murebe goya bw'ifuku ngubu ndi kubukoraho kabisa n'uruhu rw'imongo kabisa bro wambara neza nyine ku bushobozi bwa urumwe mu basani nzi bambara neza kandi nkunda kabisa bambara nkunda imyambarire yawe nkunda uburyo ugaragara turagerageza mu bukene bwacu mu bushobozi bwacu buke dufite tukambara neza kabisa nyine biba ari ibintu byiza cyane kubona umusani uzi kuririmba ufite impano ufite abafana ariko n'ubundi ntabwo byavanaho kubyana biriya nta Kigali kwabibona iki cyango ubundi abantu bambara nka gutya hari icyanyi kikubona batirani imbwa nta kabwa ubunje ndakabwa oya imyumvire yarahindutse ntabwo yahindutse oya abana badakunda icyangwe nk'icyo ariko hari ibyana by'ibigagari mani babiri hariya bivuga ati icyo nabambaye gutyo ubutimba ubupantaro ubukote reka arakabwa babishakira abasheni bambaye dushati batereje udufise class ariko naye n'ubundi njya cishamo nanyo ngiye gusenga mani ngiye gusenga njya nambara agashati kabira nambera cyane ukurikirana kabisa babona post zawe za buri munsi wambara neza cyane kabisa biranambera birakubera cyane iyo nambaye ndi class ngiye gerageza kwisanisha n'abantu bose biterwa nyine n'ahantu nge nambara cyangwa bitewe naho ngeze okay ruga iyo utari muri studio utari mu bitaramo nka gutyo sibyo utari kumwe n'abantu bakora imiziki ngo muri kuganira ku miziki muri rusange uburi mu biki uburi gukora ibiki n'ibiki ubugiye bandi mu kazi bandi muri sero interior hari aboro turi gukora ibintu nyine bimeze nka byo nababwiye kare tugitangira ikiganiro urukumva turi gukora ibintu by'amatebe biri n'iki n'izindi business zigiye zitandukanye twandika amagoma twandika ikinara diaspora benshi nandikira indirimbo azuboherereza tukazikora nyine ni ibintu byinshi mba ndi gukora mu buzima busanzwe ku motive kugira ngo ngomeze nkore umuziki wanjye abanyarwanda banankunde okay ngira ngo ruga nkubaze uri umwe mu bantu sibyo uri umwe mu bahanzi bari gukora neza cyane muri ino minsi ariko ndagira ngo utubwire ese watubwiye ko ugiye gusura indirimbo vuba kuwa gatanu ku munsi wo kuwa gatanu look gira ngo mubwire abakunzi ba Lodi baba bakeneye kabisa barekereje nimushake nzaze nkatire keke yanjye mukanya gatana ndi nkubashije ese umuntu agushaka agukeneye akeneye kukuvugisha wenda kugira ngo mwe mwakorana sibyo bamwandikira indirimbo nka gutyo watubwiye ko wandika indirimbo cyangwa se mwe mwaganira ku zindi business zo mu buzima busanzwe yakubona heye imbuga nkoranyambaga zawe icyambere ugomba kunshaka kuri Instagram yanjye ni Ruganzu akarongo Jacobo Jacobo mu kinyarwanda Jacobo nyine ko ni cana o Jacobo kabisa ngira ngo mwabyumvisha handi Ruganzu Jacobo ahandi hose ni Ruganzu gutyo bimazina nimero za WhatsApp zo bazazi kwaka abantu kabisa ngo uranyandikira kuri Instagram DM nkata nkubona taduciringa ibintu bya TikTok naho ni Ruganzu nuko baba
Ruganzu nuko baba Ruganzu nuko baba ya TikTok ngira ngo abakunzi ba Ruganzu mu gihe mwandikire mu following kuri Instagram ye mu mukurikirane kuri TikTok ndetse no ku mbuga ze nkoranyambaga zose agenda akoresha buri munsi YouTube yawe channel yitwa ngo iki ndabizi YouTube yanjye channel nayo ni Ruganzu nuko baba official niho nzashana indirimbo yanjye Asante mugende mukora ama subscribe man nzajya gushira indirimbo yanjye kwa gatanu mbona musaruro mwiza kabisa wanyu ndabakunda cyane mubikore kabisa mubikore Ruganzu mubikore umuhungu wanyu mubikore muziki nyarwanda muri rusange Rwanda bazi imiziki mbafitiye mwana mfite imiziki myinshi none ama Afrobeat mfiteyo yanditse neza afite story nziza man mfite indirimbo nziza cyane twanzike se twagiye kabisa taho hello baby ungundira icyubona nakanu nyumva basi umvira inshuti usanga ingagari ese kuki unkunda cyane kandi bavuga ko nacyo nakumarira famiye yawe iravuga ikafunika gusibe nambaza agasore wasariye ngo nako kakumariye nuko kwangaza nako kisariye kari kwangara indirimbo nari nzikiza amafemu nayo kuri cyane iri kurebwa na famiye gukubikora bisaba gutagenge kandi mu byukuri ni mfitiye akamaro ukandi ndabikeka ko nzagira fame nkakatira gutumure semu nzatwika amamiliyoni mwishyamba nka Pablo Isogani ndakotoye mapipo ariko ni byinshi twagweze nk'ute nindi twagiye kabisa vibe amaniga yanjye yose yanyanze ngo nasaze noneho nayobye ngo kwinjirira umuntu nka webe nishuwa diruza danje uri mwiza urahigwa na paparasi nubwo wirata nanarwana bibaye ngombwa uhagize ukuvuga yambona akosemana Vanessa usinkubeshya unkumbuza Melissa yuyu ukuntu wimereye mbega ukuntu uri seriye isuku ugira wala uri malaika ngumusomariya wala usanga Maria akanze nihe konji maze nikore nze nkusure I can't lose my time for nothing urabizi turaza kubyimenyera uyu munsi ndaza kukwiharira aho ushaka gusohokera fagitire ndaza kuzipevera isuku ugira wala usanga Maria ngumusomariya ni nyinshi ngwe twagiye umva akiyo ndirimbo ndayigutuyeho okay musore wishe icyaka ashaka icyana kandi gifite imanga garagishaka kandi gifunze icwanga kirya amafaranga nikiguhe kwibanga alo wabaza nabandi bariya abana bakunda fame bakurya ifranga bakariha amagweja bakunda icyangwe nibakunda gasuti ase basi magahenge uramucyura gusura ryuri menge imvumo yawe baranywera amafege buzuye ifuke bitsapiye amashanga ubazimanire bakubiza icyuya bariya abana basaba gatuza nugira imana baraguha gaturu ase 1 2 turakesha alo Chabro urarenze thank you my brother bararenze by the way ndi n'umuraperi man nje nago ndumuririmbye bakubitiro kabisa bakubitira ka dance kamwe yeah man rap kagwa ka dance ibintu ni muzuri hapo ndipo ostaro ni kadonje kuri beze nk'itune no turning back uri nje niko krongo baheta baby gambo bona mbakubye no face sita baby gambo kubanganze MC I'm the king rapper king winter soldier we fire them bomb to the street for Jamaica Ola we fire them bomb to the street for Jamaica o camera je game the change nanje ngwerekrege I never lose my time cause nange ndo mupampe one love komoti murashona niyo nero inero mu buzima ngo burya niyo fly goddamn the last bomb clad for the life for bottom muri game vugira balada street yeah man nuko baba Mama people iki nicyo bita impano kabisa nimba ari umuririmbyi abagomba gukora dancehall aje gakora rap ibintu byose arabishoboye
urumva ko Ruganzu ibintu byose arabishoboye bro urumva man nimba uri umuhanzi uzi ko ushoboye ikintu kimwe menya ko utari umuhanzi wenda uri umuririmbyi ntabwo uri umuhanzi wenda uri umuraperi njye nicyo nzababwira urumva ahangaha nzabazanira impano za danje sibyo nzabatungura buri munsi ahangaha nzabazanira ibintu bya danje Ruga man urarenze kabisa thank you my brother ako Ruga hari akantu abantu bigeze bahoze bambaza sibyo ndumva hari ahantu abantu bigeze kumbona ndi kumwe nawe benshi baranyandikira ati baza Deni watubwira Ruganzu ko ryitwa Ruganzu bundi Ruganzu tumuzi nk'umwami w'u Rwanda bundi izina Ruganzu kugira ngo ryitwe byaturutse hehe nanjye ndi umwami wabana ntabwo ndi umwami w'abana se bane ni umuntu nyine muri Rwanda ufite amateka meza cyane abenshi bakunda kumwita igicucu Ruganzu kuko yagiye atanze nyine ngo ataraze ibintu ubushobozi bwiwe nyine imbaraga yari afite ariko ngiye Ruganzu si cyiza cyane no kuri kwandikira abantu bivuze ngo ntago uzajyana ubwenge bwawe abantu benshi cyane nyine ngo nyine bashaka kuvuga akenshi nyine ku buryo nanatanga ngiyewe bakumva imiziki yanjye tu ntago wenda natanga mvuga ngo ngiyewe mbaye nk'igicucu Ruganzu n'abantu benshi bajya bamugara ngo igicucu Ruganzu ariko bro ngiye no offense ngiye nkunda Ruganzu cyane nkunda mwami afite amateka menshi n'umuviye wanjye yakunda kunyita Ruganzu cyane kuko abantu benshi bajyaga bavuga ngo mfite ikirenge nk'icya Ruganzu see what I'm saying my people nubwo ari nini ariko ni 0 km bro kabisa kumva nyevi wanjye niwe akunda kunyita Ruganzu nanjye nkunda nkakorana gutyo muri quartier banyita Ruganzu izina nkunda niga amateka ye numva ukuntu umukobwa yageraga akora ibintu byinshi bigiye bitangaje nyine tu nejo okay by the way nejo nari ndahaboro ahantu yakiniraga igisoro n'amajanja y'imbwa yewe nari nasuye ni umuntu nkunda nyine nkunda ibintu by'amateka cyane nkunda ibintu by'amateka cyane nyine izina rumva ko ari umusaza wanjye wari ngise iyo wanjye atarataha tu okay mwabyumvisha izina ryaturutse kuri Viyewe kandi nawe ni n'umwami n'ubuse ntabwo mwumvisha ko ari umwami wa dancehall ntabwo mwumvisha ko ari umwami wa R&B ntabwo mwumvisha ko ari umwami wa Afrobeat n'umwami mu byakiriye kabisa Ruganzu ngira ngo ugire ikintu ubwira abanyarwanda urumva dusezera ariko wagatanga ufite surprise ntabwo ndayikubwira ariko ngo ufite surprise kuri bidi yanjye cyaranagera se before yuko bidi yawe ugera ngo bagutungura kabisa narabwiye ahangaha ni ahantu h'impano sibyo ngana ahantu ngomba kuberekera impano z'abanyarwanda impano z'abantu bashoboye abarundi n'abari bo bose kabisa bashoboye nzababereka ahangaha sibyo niyo mpamvu ngira ngo Ruga agataho ngaho sibyo ari ikintu nibagiye kukubazaho bro Bana urakoze cyane kunyibutsa kabisa urakoze cyane n'umuhungu wanjye bamwita Cedro ewana niwe unyibukije kabisa akantu ko kubaza Ruganzu Ruga witabiriye igitaramo cya Davis D cyagaragayemo udushya twinshi hagaragayemo umukobwa wari usanzwe uzwi nk'umu DJ ari kubyina sibyo hagaragayemo Davis D ajyana moto kuri stage urumva hagaragayemo Diestor Look, kira ni igitaramo wabonye ute ni stage mu byukuri wabonye ute muri rusange kabisa ira stage ari nziza cyane abasane bose bakubisaho ariko swag zazanywe n'umupeti bita Diestor nabaho zira swag ngenzi ba NSTC bana abini ba Lily Baby ba Apology banuza ba Young Tag no bajya stage bameze kuri ira pocket nge nago nyise nkuru ruga man nge yangwise swag ndavuga ati uyu mukobwa kabisa uyu mbwire nawe babashyireho agashusho ka Diestor yambaye pocket murebe swag dukeneye man zira swag twe dushaka twitinyuke man dufite swag twebwe bar zira swag kuzibona Diestor cyo koza yarangomye nese man tuvugisha kuri nawe urabizi kuri social media ni stage yavuzwe cyane nk'iriya ewana ntayo kabisa ntayo iriya stage yadutwara twese tutari twiteze kabisa byose tutari twiteze kabisa Ruga noneho wagira icyo ubwira abanyarwanda nkabona kukwereka iyo surprise abafana bawe abantu bagukunda muri rusange ndabakunda cyane mukomeze mushyigikire mukomeze mushyigikire Ruganzu n'umuhungu wanyu ni inshuti yanyu cyane cyane by'umwihariko abakobwa shayinshwi genda inshuti y'ibyana byose byo mu mujyi wa Kigali byiza cyane mukomeze mu nkunde mukomeze mushyigikire mwumve imiziki yanjye mu streaming imiziki yanjye man mujye kuri YouTube channel yanjye ni Ruganzu nuko baba baraza no kwipininga ya Ruganzu nuko baba official kabisa kuri YouTube kuri Instagram munyandikire mumukore subscribe abantu batarayikora WhatsApp munyandikire mumbaze WhatsApp ya Ruganzu ndayibaha nabi
ubushobozi bwo nibukiya ntago turafatisha cyane ona no kwiringa cyane nyine mukomeze mu supporting ariko n'imbaraga zanyu turazikeneye. Shout out my people, I love you so much, my fan. Thank you to invite me. Okay, thank you Ruganzu. Hano ni mu rugo nk'ibisanzwe, nizere ko n'ubutane tugutumira tuzakubona, ariko hagati mbere yuko ugenda my people narababwiye mfite umuntu umujene sibyo afite indirimbo zigera muri 7 bro, zigera muri 7 kabisa, n'umukunzi w'umuziki azi kuririmba, ibyo akora arabikunda sibyo, ariko hari wenda kubera ubushobozi buke, kubera nyine ahari kubura amakuru boss nk'ayanyu sibyo, ndabizi ufite izina abanyarwanda bamaze kumenya, ufite abafana benshi cyane sibyo, wana maze kubaka nyine bigaragare yuko wenda byibuza nimba tuvuge inzu yuzura imaze gusakarwa bayikoreye finissage, ahari wo muziki wawe ntekereza ko uri hejuru, ntabwo uri kiri muri fondasiyo kandi uri hejuru, hari abantu bakuzi, hari abantu bazi ibyo ukora sibyo, abafana bawe benshi cyane. Ari nabwo ngira ngo uwo muntu yaransabye ngo mbabari uzamuze na Ruganzu, hari ikintu nifuza kumusaba sibyo, biraza kunsaba guhaguruka Brad ngwino, biraza kunsaba guhaguruka kugira ngo yicare bro, yicara kabisa, nubaha abahanzi ngewe nubaha abahanzi Brad. Nshimira abanyarwanda, ngashimira n'uyu musore wanjye kabisa bamwita Deni kabisa, ni umusore nahamagaye inshuro nyinshi kugira ngo nzifuze guhuza na Ruganzu, kugira ngo ngere kuri Ruganzu ntibyari kuzakunda, ariko nifashije uyu musore bita Deni kabisa, akaba ari umpuje n'uyu musitari inzozi zanjye, mvuga ngo ikintu kinzanye man ndifuza kuraba mbabarushiremo n'imiyaga, kanisabire n'abanyarwanda bansabire rwose pe, ndifuza kurabo yawe kabisa, we n'umuziki wanjye wabasha kuva aho uri ukagira ahandi hantu ugera kurabo cyangwa se mbaze uri reka wenda banze numve wenda numve iyo mano mapipo mwese muri hano murareba Ruganzu, abafana ba Ruganzu sibyo, ndagira ngo uyu mujene kabisa, umujene wanjye Brad harya bakwita ngo iki, abanyita Mr Remy ni umusore afite indirimbo 7 yarazinyoreje, narazumvishe ndetse narazibirebye n'amashusho yazo, nubwo wenda zikiri ku rwego rwo hasi, amashusho ari ku rwego rwo hasi, ariko arashoboye kabisa. Ndagira ngo abanza aririmbire Ruganzu kugira Ruganzu twumve mapipo, twumve nimba Ruganzu koko ashobora kumuha collabo bakayikorana kabisa, kakuzamura Brad, nta kintu ntabakorera abanyarwanda. Magaze mu muba w'inkoni ariko sinzi icyo nakoze, mama arandeba, mushiki wanjye arandeba, murumuna wanjye arandeba, ariko sinzi icyo nakora, ikiyede narakoze, ikiboyi narakoze, kuririmba nararirimbye ariko byaranze, nimba ari ijwi ribifite nanjye ntago mbizi, nimba ari amahirwe make nanjye ntago mbizi, nimba ari ijwi ribifite nanjye ntago mbizi, nimba ari amahirwe make nanjye ntago mbizi. Oh mana, oh mana, oh mana, mbabarira kwiheba kwa nyuma. Oh mana, oh mana, oh mana, mbabarira kwiheba kwa nyuma. Undiri misaya ntacyo dupfa kumekenyera amenyo, ntacyo dupfa nakuze mfite inzozi, indirimbo yanjye izagere kuri TV, nakomanze na Yangwe TV naho byaranze, nuwo nsabye ubufasha ngo ninganire na mama, Yago girimuwe, Irene girimuwe, Bigimani girimuwe, Gasuku girimuwe, Lucky girimuwe,
Irene Girimuwe Lucky Girimuwe yamani banyita Mr. Remy kabisa mugirimuwe Mr. Lemmy man Brad Mr. Remy agahinda gakomeye uyu munsi cyane Rodi TV yakugiriye impuhwe sibyo ngiye baza Deni nagize impuhwe nyumva impano yawe nagize impuhwe kabisa Brad Ruganzu bro girimuwe Irene Girimuwe aya Ruga yo gira ngo urumva mujenera mwumvishe wenda hari nubwo atavuze ngo Rugagirimuwe nge nabimuvugiye Rugagirimuwe ndazigize kabisa man umukobwa yapte talent umufana wawe n'umukunzi wawe akunda ibintu ukora sibyo yifuje gukorana nawe kurabo kandi ndabizi ko umuhanzi ufasha ndabizi ko umuhanzi wumva abahanzi batoya sibyo ikintu ndacyemeye hano imbere y'abanyarwanda tugomba gukorana ikintu abanyarwanda ma people ngira ngo duserebure kabisa tugomba gukorana na song kabisa muri mwese murabyumvisha Ruganzu yemereye ko rabo Mr. Lemmy ya nzanayishyura naribi nzanayishyura bro nzanayishyura kabisa ewan mwabyumvisha mwese Ruganzu azishyura byose Ruganzu audio video byose naribi mwabyumvishe ma people bakunzi ba Ruganzu nizere ko mwishimye umuhungu wacu Ruganzu yemereye Mr. Mana afite depression ya danje ashobora kuganira cyane byimbise ariko n'indi muntu ya agaye tuganire Mr. Remy umvishe umeze ute nyuma yuko Ruganzu ibyo kubera ko akomye ku nzozi zanjye yifuza gukinwa kuri TV numva nifuzaga kuba nagira basi no kuri Yango TV ngakomanga bikanga ariko ubu ngubu ni mu bice ndagasi Mr. Remy ya man ikintu bwira abanyarwanda kabisa mba nishimye mumve ko nishimye kabisa shimira cyane ndashimira Deni kuko niwe nahamagaye kugira ngo angeze kuri Ruganzu yataburumva ntago nari kugera kuri Ruganzu ko ndashimira na Ruganzu nuko mwese ndabashimira nk'abantu ma people namwe mumamagare ndumuhungu w'abanyarwanda ndumuhungu wanyu ndumuhungu waje kubashyigikira kabisa ndumuhungu waje kuzamura impano zanyu namwe munyandikira urumva ko yanyandikiye nabikoze ibyo yansabye kabisa Brad ariko ni fresh je man cyose yabanye numva natarafite nago twari bukorane tu ngandishye cyane ko wumvishe ko ingoma ni wowe uziyandikira njye uyandikira Yagagirimo Irene yago yarigendeye uzamusanga Kampala nashobora kuzabi ariko Yongwe TV kuba nakubonye nawe barashobora kuba batanabinkorera ni ikizere cyanjye cyagiye icyambere mani no gufashanya icyambere no gufashanya yego nanjye bake mfite banje bakaba bakumenya je nzabigukorera kabisa asante sana nimero ndaza kuzigwa kabisa tuze duhora duciringa tuzanapanga umunsi wo kujya studio kabisa yego okay banyarwanda nyamwe mwabyumvishe umusore Mr. Lemmy arishimye cyane kuba abonye collabo ya Ruganzu nzajya nkomeza mbagezeho amakuru umunsi bazarecordinga nzaba mari kuri studio nzabagezaho uko bizaba bimeze umunsi bazashootinga nzaba mari kuri shoot kugira ngo mbafatire buryo by'ibintu byose bimeze kugeza indirimbo isohotse muzamenya ko yasohotse muzamenya ko ibintu byose bimeze cyane Ruga wakoze cyane kare ani mu rugo unaguze nateye intambwe ubu intambwe nateye ariko mbajya kugura ikibanza kera bagatera intambwe ahangaha ni iwacu nafashe ikibanza ahangaha nangiye kwipanga akazi ko bakwirukanyira cyane barakwirukanye ngiye kwita bararanyirukanishije wallahi cyakoza nyine abanyarwanda nishimiye kuganira namwe nyenje ndabikunda cyane yo ndi hano imbere ya kamera ndi kugana namwe mubona ukuntu Ruganzu ameze n'umuntu wikundira kutera story cyane umuntu utebyanye no gusetsa niki murabizi murambiba bwanjye ndi Ruganzu ndi Dage aragenge njya mu rukundo nka bidage no niwe muntu wenyine numvishe wemera kanida ndi Dage bro ndi Dage ndi Dage kandi Dage Ruganzu ubundi mu bisanzwe ni umusore uca bugufi cyane ni umusore ugira discipline kandi ubaha sibyo mutumva avuga ngo ni Dage ni umusore twese twubaha Ruga ngenda kubaha bro ndakubaha uca bugufi ugira discipline iri hejuru kabisa nigeze mbonana n'abandi bahanzi bari bo bose Ruga wakoze cyane thank you my brother ubwo nk'ibisanzwe azajya moranza n'ubundi kabisa abakunzi wenda bazajya bahora bakubona hari hose hano Mr. Lemmy nizere ko wishimye nishimye cyane kabisa na nyuma ya kamera mu kayanda cerebral uratera haleluya injuro zirindwi okay banyarwanda kazi rero ba diaspora ndetse namwe mudukurikirana umunsi ku munsi abarundi ndabizi ko badukurikirana ma people abarundi ndabakunda cyane by'umwihariko abarundi ndabakunda bro Barundi bagira ko beza nsuza umuniga wanje Rino G ndabushe kwa mangerageza bikanga big shout out Rino G ya nyine abantu mwese mukurikira Rodi TV umunsi ku munsi ndabashimiye je ndi baza Deni
televiziyo yanyu ni Lodi TV nk'ibisanzwe. Yeah, man. Buri munsi nzajya mababereye mu nyandikire, mwabonye nomero zanjye ziba ziri kuri screen hasi, sibyo? Munyandikire kuri Instagram yanjye mu following nibaza Deni, TikTok nibaza Deni, hari hose nibaza Deni, munyandikire tuganire, mumbwire icyo mwifuza n'abandi bantu bifuza ko mbakorera ibintu nk'ibyo nkore. Bashaka kugira uwo mbahuza nawe kabisa, ndahari kugira mbibakorere. Ciao ciao, kiganiro cyo nakagaruka. Big shout out nuko baba mvugira ngo okay. Okay. Nuko baba. Yeah, man.